filime dushyashya kutumanyeri turimo kubica bigacika hakurya hakuno ku isi. Ngewe ndakwa updatinga ukamenya filime nshyashya ziteguranye ubuhanga zisobanuwe na Rocky. Ndakwa updatinga kuko ngewe mbere yuko nkwa updatinga banamanje kuyireba, nkajya kuri website, nkajya kuri YouTube, ngakora ubushakashatsi, nkareba filime iri kurebwa n'abantu benshi ku mubare wihuse kandi iri gukundwa cyane. Ubundi njye nkahita nza kuri YouTube channel nkakwa updatinga. Abarenze 1000 mu cyumweru bamaze gukora subscribe. Nawe byaba byiza wiyongeye mu mubare w'abakora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza. Iyi filime ndi kukubwira nayitegura mu buhanga. Ushobora kuba warayibonye cyangwa utarayibonye. Yitwa Criminal Justice. Iyi criminal itegura mu buhanga, iri gukundwa n'abantu benshi kandi ku mubare wihuse ku mbuga nkoranyambaga. Nawe iki nicyo gihe rero kugira ngo nawe ujye ku mbuga nkoranyambaga uyidownloadinge. Udapfuye kujya kuri mbuga nkoranyambaga udownloading ibi filime byose wiboneye bipa kubeshya, bitarangira, bitameze neza, bitanaryoha, kareba filime ukicuza n'icyatumye uyireba aho ataye umwanya wawe gusa. Iyi criminal ushobora kujya kuyireba itegura mu buhanga. Iyi filime iri gukundwa n'abantu benshi ku mubare mu buryo bwihuse. Iyi filime ikaba iri no kwinjiza amafaranga muri uyu mwaka kurusha izindi filime. Nawe iyi filime ushobora kuyireba. Ushobora nanone kuba wibaza ahantu ushobora kuyikura ku mbuga nkoranyambaga wayibuze cyangwa kuri website. Wowe ushobora gusiga nimero zawe muri comment cyangwa ugatanga ikindi gitekerezo, ubundi kuze tukagushira muri group ya WhatsApp. Cyangwa ukagenda ukajya muri link ugakandaho kinjira direct no kuri WhatsApp no muri group aho bibera. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel ushobora gukora subscribe na like. Byaba na ngombwa ugatanga n'igitekerezo. Nge nitwa Solomon Nyawe, ningi numwa yemera gutumira. Ese Tebo kama no kwishima mu nda warwaye malaria? Abyihore wa mugabo. Nyubukene bwanjye buri kwizihiza anniversaire.